uzi ko mfite amakuru ko nawe ngo urya abakobwa. Oh yo, I'm bisexual. I like women. Ukunda bakunda ariko nta nkunda abakobwa bose. I'm very picky. Picky nga nta nkunda abakobwa bose. Banyarwandakazi, ikintu mutari muzi kuri Isimbi Noeline. Ngiye kubyamamaza hano. Niyo ushaka kumbaza nkunda abakobwa. Nivyo niyo makuru. I do like girls. Yes, I do. Ariko not all girls. Like I'm very picky. The picking. Uri pede. Ntabwo ndi pede. I'm bisexual. Ipede ni ikinyarwanda kandi ipede ntabwo nta kintu gisobanuye muri make kubera ko ipede se ni first of all ushobora kuri biracial ukunda tipe n'abakobwa cyangwa se ukunda abakobwa gusa cyangwa se ukunda abatipe gusa rero iyo uvuga umuntu ngo ni ipede sinzi ikintu ushatse gusobanura muri make kubera ko urabizi nawe like mu cyongereza biroroshye kubisobanura ushobora kuvuga ati wenda I am non-binary ntago ni ya define nk'undi umukobwa cyangwa ndi umuhungu sembe turi abanyarwanda ibintu u Rwanda ni igihugu cyateye imbere ni igihugu umva gifite iterambere niyo perezida wacu yarahagaze San Francisco akabaza ngo none se what your take on gay rights in Rwanda? You know what he said? He said, as Rwanda, we do not care about what you do in your bedroom. We have a lot of problems to care about than caring about one's sexuality. So abanyarwanda rero being gay in Rwanda ntabwo ari icyaha ntabwo muzafunga ariko ntabwo bijyanye n'umucyo wacu. Uhe mucyo wanyu se dufite umucyo we umucyo nyarwanda ahubwo ejo bundi n'ejo bundi urakora mbone u Rwanda ziko ngira ngo nicyo gihugu byibuze cya kabiri muri Afurika kizemera gay marriage nko muri South Africa njya mbona bizabaho. God forbid. Imana turinde ibyo biboro. Oya aje kubera reka baze ngire impamvu mbona u Rwanda ruzabyemera. U Rwanda rwemeye ko Ellen DeGeneres, you know Ellen DeGeneres. Siyazi n'umugore we mu Rwanda. Iriya boro iri Musanze, iriya boro ya Gorilla something iri Musanze. Si Ellen wayikandinze. Ellen umugeye uzwi. Nusari ikibazo ibyo ngibyo ari ikibazo. Kubwira niba umucuruzi utatwemera ko abagay ntabwo ugomba kwemera ko Ellen ajyanye n'umugore we none se ngewe ko nkunda ngewe ko ntari umuge iyo bampaye akazi karimo boss wanjye ari umuge ndakanga. Of course ni wakama Ellen DeGeneres niba afite amafaranga agiye kuzana mu Rwanda tuyange kubera ari umuge. Ariko Ellen ntiyari kujya nko muri Uganda she will not go there because Uganda making the clear ko being gay is illegal. You go to prison by being gay. Ariko mu Rwanda anajyayo nyamara Uganda wapi tatagiyeyo amafaranga aragenda ahantu hose ntange zose muri Uganda se ntange ziba muri Uganda kuki ingagi zacu zo zizwi cyane se kuri zo muri Uganda cyangwa muri Congo. Ngeze kumbwira ingagi ziri mu Rwanda ziva no muri Uganda zikaza mu Rwanda kubera ariho bazigaburira neza bakanazitaho ziratoroka zikaza mu Rwanda cyangwa se zikavuga zikaza mu Rwanda. Niyo mpamvu ingagi zizwi cyane ntusuka ko Uganda idafite ingagi ahubwo the rights like u Rwanda really like okay you wanna be gay it's cool. Niyo mpamvu ati mu myaka 3 5 10 iri imbere Isimbi Noeline uri umuge. I'm not gay. I'm fucking bisexual. Are you mad? Isimbi Noeline ukunda abakobwa bagenzi bawe. I love pussy. Bivuga mu Kinyarwanda reka tutubuzabuza nawe reka kutugiragira vuga mu Kinyarwanda ukunda abakobwa bagenzi bawe. I love pussy. And I also eat pussy. Yeah. But not a pussy. I'm very picky. You see? Yeah. So many.